tanga akantu kabi cyane Meri nimubona ariko yahise ubona aramanutse Prosper rero utanga pasi ashakisha Sarpong aragiye paka muri surface atanze penalty ya Rayon Sport hano katire uburyo ya arano kuntu aguyemo nawe antuka umunota 25 penalty yagezemo igitego cya mbere cya Rayon penalty ubwo rero nuko igitego cyagezemo ku ruhande rw'iburyo nyezamu Nsabimana Jean Claude yagejeje guhindukira usanga kirageze mu nshundura ubwo rero uko bimeze ibi ni ibyishimo by'abakinnyi ba Rayon korona rigiye guterwa na Rutanga yamaze gutera igitego cya kabiri hano kuri corneri yaritewe na Rutanga ba Rayon uko byagenze imubirebe namwe yari wenyine ntawamukozeho icyo yakoze no kuteza umutwe gusa wari umuri inyuma ninde rebe iyo niyo celebration afite rero ubu ngubu maze Eric Rutanga subiza hariya kwa safe pasariya igitego cya gatatu ahangaha uburyo agitsinze reba bari hafi cyane izamu ni igitego navuga cyiza batsinda abahungu kuri assist yatanzwe n'umusore Sefu urabona ko bazanye ubundi buryo bushya bwa celebration Sefu wakinnye neza iyi match Kareba akaba atsinze igitego cye kibaye icya gatatu muri shampiyona kuva mu mikino 5 amaze gutsinamo ibitego 3 no kuvuga ko Bimenyimana Caleb umwanya uwo ari wo wose aragutsinda igitego iyo ari hafi cyane izamu kamujuru n'uburyo bakorana cyane na Sefu urabona Sefu pasa muhaye akozeho gato kojejeho gato cyane abona ko no kuri bench hari Robertinho yahise ahoberana na Mpinu Leps kwishima cya gitego